uwa mbere yitwa bafashwe tariki ya 9 Werurwe, hafatwa bare uko ari 11 nkuko mwabonye. Akaba uwa mbere ari Sindayiheba Valence mu buyobozi w'itsinda, ndetse ubu ngubu akaba ari no mwisubiracyaha. Muragijimana Emmanuel nawe ni umuyobozi w'itsinda. Sinayobye Simeon umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Musabye Maria Joseline umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Nikuze Brigitte umufatanyacyaha wiyise nyir'umutungo agaragaza ko atanze procuration kugira ngo umutungo ugurishwe. Umwari Jean d'Arc umufatanyacyaha nawe wiyise umwana wa nyir'imitungo agaragaza ko ari umuzungura. Miruho Asiere umufatanyacyaha wahimbye icyemezo cy'urukiko cyemeza ko izungura ryemewe. Maître Bahati Pierre Canisius akaba ari avoka ndetse akaba ari na noteri wigenga, akaba umufatanyacyaha wemeza ko procuration ari z'ukuri akaziteraho kashe. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka, nawe uyu nisubiracyaha. Nangoga John ufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka. Gatera Jean Baptiste umufatanyacyaha washakaga abagura imitungo. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro, Kimironko, Remera, Nyarugenge na Nyamirambo, na dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero bakurikiranyweho uburyo babikora kandi tubanze tubasobanurira ibyaha bakurikiranyweho. Ni ibyaha 5: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwitirira umwirondoro, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'iyezandonke. Igihano gito bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni imyaka 2, ariko ikinini kirimo ni imyaka kugera kuri 15. Aba rero uburyo bakoramo icyaha, aba bose bafatiwe muri case enye ariko zifite aho zihuriye. Zose zifite icyita rusange kimwe ko ari ukugurisha umutungo utimukanwa w'abantu, ubutaka ndetse n'inzu. Iyo tuvuze ubutaka ubwo ni isambu cyangwa ni ikibanza kirimo n'inzu. Uyu Sindayiheba Valence ni umuyobozi w'itsinda ry'aba bantu bakekwa afatanyije na bagenzi be ari bo, ubwo ni muri case ya mbere. Muragijimana Emmanuel umuyobozi w'itsinda nawe. Sinayobye Simon umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akayigurisha. Musabye Maria Joseline umufatanyacyaha wiyanditseho imitungo itariye ndetse akayigurisha. Nikuze Brigitte umufatanyacyaha wiyise nyir'umutungo agaragaza ko yatanze procuration kugira ngo igurishwe. Aba badamu mubonamo buriya bo bagira uruhare rwo kwitwa umugore wa kanaka, ubwo bajya kugurisha hakagurisha umugore n'umugabo, bacuze ibyangombwa rwose biri mu mazina yabo. Ubwo ni rwo ruhare rwabo rwo kwitwa umugore n'umugabo. N'ubabonye rwose akabona ko muri case ya mbere Nikuze Brigitte hano nawe yashatse ibyangombwa yiyise ko ari mu mutungo agaragaza ko atanze procuration, ayiha Sinayobye Simeon na Musabye Maria Joseline. Ubwo Sinayobye Simeon na Musabye Maria Joseline baguze nk'umugore n'umugabo. Bita umugore n'umugabo bitewe n'uko umutungo uteye, niba wanditse ku mugore n'umugabo. Hano Nikuze umutungo wari bagiye kugurisha wari wanditse ku muntu umwe. Ubwo rero ajua role yo kwitwa ko ari utanze procuration, ayigurisha abise umugore n'umugabo, akaba aribo bagaragara ko baguze. Iyo rero imitungo imaze kujya mu maboko y'aba ngaba, noneho bayigurisha abatuje. Ugiye kugura we iyo agiye gucekinga, acekinga kuri level ya mbere, asuzuma kuri level ya mbere. Ubwo asuzuma kuri level ya Sinayobye Simeon na Musabye Maria Joseline, akagira ngo ni ba nyiri umutungo koko, ariko nabo barawubonye mu buryo bw'uburiganya. Aha niho tuza gutanga ubutumwa. Nyuma ya hariya ugiye kugura, reba nibura level 3 uyu mutungo
uyu ugiye kugurisha wamugezeho uvuye kuri nde nka level 3 nawe awutkuye kuri nde, kuko iyi ni trike bakoresha, ni amayeri bakoresha kugira ngo wa muntu ugiye kugura najya no kubaza muri land center abone ko umutungo wanditswe kuri aba bantu, koko ni couple, koko n'umugore n'umugabo barawuguze, ariko se bawuguze nande? Bawuguze n'ubundi n'uwugurisha atari uwo. Nibuke ko Nikuze Brigitte hano yashatse procuration, agatanga procuration, ariko noneho ashingiye ku byangombwa by'ibihimbano, kuko umutungo initial wari wanditse ku muntu nabwo w'umugore, tutashimye kuvuga amazina ye hano kubw'impamvu ze. Hanyuma Brigitte amaze urumva iyo procuration yemejwe nande? na Maître Bahati nka noteri, akora transfer iragenda ijya kwa Sinayobye Simeon na Musabyimana Joseline nk'abaguzi. Aba nabo mu bugure bwabo ni abantu baba bafite amafaranga, batanze miliyoni 50, ariko mu mutungo bandika ko baguze 210 miliyoni 210. Icyo baba bashaka kugaragaza ni iki? Bavuga ngo batanze miliyoni 50 niyo bagaragaza, andi batanze cash, ubwo difference ya miliyoni 210, ikinyuranyo cya miliyoni 210 nibyo bavuga ngo batanze cash. Icyo bagamije ni iki? No kugira ngo uyu nguyu ni umuntu ufite amafaranga ariko uri muri deal cyangwa uri muri ubu bwambuzi bushukana. Hanyuma iyo bagiye kugurisha akuramo za miliyoni 50 ze yatanze mbere, yarangiza bakamuha n'inyungu ye bakagabana, ariko banje gukuramo. No kuvuga ngo washora amafaranga ariko mu bwambuzi bushukana muri aya mafuti yo kugura muri ibi byaha. Ngira ngo aho ngaho birasobanutse neza. Kesi rero ya kabiri ya Sindayiheba Valence nanone aragarutse, nanone yafatanyije n'umwari Jeanne d'Arc. Aha ngaha noneho uyu umwari Jeanne d'Arc ni umufatanyacyaha wiyise ko ari umwana wa nyiri imitungo, agaragaza ko ari umuzungura. Miriho Asier nawe yajemo, akaba ari umufatanyacyaha wahimbye icyemezo cy'urukiko cyemeza ko izungura ryemewe. Bageze naho bashobora guhimba icyemezo cy'urukiko, ariko iyo ushishoze usanga kitari original. Aha ubutumwa duha nk'umuntu kitari cy'umwimerere duha abantu bagura, nuko kwitwa umuzungura, ugiye kugura n'uwitwa umuzungura uba ufite umwanya, kuko ufite amafaranga yo kuba wajya muri ASMS ukareba ko koko urwo rubanza rwigeze kubaho. Hano aba bose rero bahimbye urubanza rw'urukiko rugaragaza ko ubutaka bw'abantu bitabye Imana buhereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kiyovu, bwari bwemewe n'amategeko ko bwimuriwe ku muzungura wabo ariwe umwari Jeanne d'Arc. Ababyeyi barapfuye, bakinnye scenario ko umubyeyi yapfuye, ababyeyi bapfuye, hakaba hasigaye umuzungura umwe witwa umwari Jeanne d'Arc. Bagahimba ibyangombwa, bamara guhimba ibyangombwa akitwa ko ari umuzungura. Hanyuma ubwo rero nk'umuzungura nawe ajya kugurisha. Nyuma baje kugurisha uwo mutungo, ariko baza gufatirwa mu cyuho, aho urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwamenye amakuru, bafatirwa mu cyuho batari bishyura amafaranga yose. Agaciro k'uwo mutungo bari bakabariye agera ngo kuri miliyari 1, bafatwa batarayishyura yose. Bari bamaze kwishyuraho miliyoni zigera kuri 200, ariko izo nazo zahise zifatirwa aho bari bazibikije. Kesi rero ya gatatu, Muragijimana Emmanuel nanone yafatanyije na Maître Bahati Pierre Canisius, mwumvise ko ari umwavoka akaba ari na noteri wigenga, nanone yemeza za procuration, akemeza za procuration ko zemewe n'amategeko. No kuvuga ngo aba bose uriya no mu metri wabo, iyo habaga hari icyangombwa gisaba procuration bizwi nka power of attorney, cyangwa se uburenganzira bwo kugira ngo ubutaka bukujyeho, cyangwa uburenganzira bwo ushobora guhabwa kugira ngo ugurishe, uyu Maître Bahati niwe bitabazaga akabyemeza nka noteri agateraho kashi.
indi kesi ya kane Mudatsikira Innocent uzi nka Cyusa Brice Ngoga John. Igihe baberekanaga hano hari inyuma hari umuntu wambwiye ngo ngo abaseje ubundi mwabaparedinze nibyo koko. Abenshi hano barimo mu isubiracyaha. Uyu rero nabo nanone Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John na Gatera Jean Baptiste n'abafatanyacyaha. Aba bose bakaba nabo barafashwe bagerageza kugurisha umutungo wari uherereye mu murenge wa Ndera, ukaba rufite agaciro kagera kuri miliyoni 800. Bahita bafatwa batarawugurisha, ariko ibyangombwa by'ibanze bari bamaze icyaha bari bamaze kugikora ariko batarishyurwa. Ubwo nabo barafatwa. Umuyobozi wabo nanone master planner akaba ari Sindayiheba Valence. Ubu imitungo amaze kugaruzwa agera kuri miliyari 1 mu byo bari bagerageje kwiba. Amayeri rero bakoresha aba bantu, icyambere bashaka amakuru ku butaka, bakamenya ubutaka n'ubwa kanaka bwanditsweho nde. Hari n'ubutaka bagurisha bwari buri ku isoko bukeneye kugurishwa ariko bukagurishwa mu buryo bw'amanyanga. Hari igihe umuntu akenera kugurisha ubutaka bwe cyangwa inzu, aba rero bakabyihuta mbere bakariganya umuntu runaka. Urumva amakuru y'ubutaka bugiye kugurishwa, amakuru barayashaka, bamara kuyamenya ayo makuru rero niyo bashingiraho bacura umugambi, bagakora itsinda, bagacura ibyangombwa biri mu mazina ya nyiri umutungo nk'uko bashaka ko bigenda. Niba ari umutungo wanditswe mu mazina y'umugore n'umugabo, bakagerageza gushaka umugore n'umugabo nka kwa kundi mwabibonye. Hanyuma hakazamo no gutanga uburenganzira bwo kugurisha ariya procreation cyangwa power of attorney, ikemezwa na noteri uba washatswe. Hano mwumvise ko harimo Maître Bahati Pierre Canisius. Bakabanza bakayishyira no mu mazina yabo. Hari naho kiriya kintu iyo bamaze gufata procreation kwa kundi bimura bagashyira mu mazina yabo ubwabo, noneho bakaza kugurisha neza. Wowe ugura ukaba uzi kugura n'umuntu runaka. Aho rero niho hazamo umwari Jeanne d'Arc, hariya mwabonye nk'uzungura Sinayobye Simeon na Musabiyimana Joseline nk'umugore n'umugabo. Ibi rero ni ibyaha tubona by'ubwambuzi bushukana, bisaba ko abantu bagenda bita abantu bagomba kugenda bagira amakenga. Aha rero nk'uko mwabonye buri muntu wese buriya aba afite uruhare rwe. Hari ujya gucurisha ibyangombwa, hari ukora procreation, hari uhimba scenario, hari utanga plan nk'uko babivuga, aribo ba mastermind. Ibyo byose buriya ngo no mu kugabana bishingira ku ruhare buri umwe wese ngo yagize. Mwabonye ko ari misubiracyaha Sindayiheba Valence ari misubiracyaha, aho muri 2018 yarekuwe nabwo ku cyaha nk'iki ngiki cyo kwihisha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John nabo bakaba mu mwaka wa 2024 ngira ngo mu kwezi kwa 9 cyangwa mu kwezi kwa 9, nabo n'ubundi niba mubibuka neza nabo twarabagaragaje nabo ku byaha n'ibingibi byo noneho icyo gihe bagurishaga imodoka z'abantu. N'uyu Musabye Maria Joseline nawe nisubiracyaha. Ibyaha rero bakurikiranyweho ngira ngo nabasobanuriye n'ibihano byabyo, nk'iki cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi uhanwa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 7 n'10. Hanyuma ikindi cyaha gikurikiyeho kwitira imyirondoro ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 40 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga.
igifungo bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 3 kugera kuri 5 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 3 kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ni icyaha nacyo gihanwa n'ingingo y'174 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano gihari ni kuva ku myaka 2 kugera kuri 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 na miliyoni 5 igihe baramuka bahamijwe n'urukiko. Guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha nacyo giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bagihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7 n'ihazabu ya miliyoni 3 n'5. N'icyaha cy'iyezandonke. Icyaha cy'iyezandonke gihanwa n'ingingo ya 56 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke. Igihano bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 n'5. Ubutumwa rero dutanga, ubutumwa tugenera abantu bagura imitungo, nubwo aba bantu baba bafashwe, nubwo inzego za leta zishyiramo imbaraga zose kugira ngo abantu nk'aba bafatwe, mwumvise ko bafashwe ku bufatanye bw'ikigo cy'ubutaka, nubwo twabafata hariho amafaranga adashobora kugaruka baba bariye. Ubwo rero ibyo biha umukoro aba bantu bagiye kugura, mbere y'uko bagura bakabanza kugira ubushishozi, bakabanza kugira amakenga. Hari umutego abantu bagura imitungo bagwamo. Imitego ya mbere ni uko aba bantu babashushubikanya bakabita imari ya make. Imari ya make, iyi mitungo twavuze urebye ugiye ku isoko rya nyaryo atari uburiganya, umutungo wagurishwaga nka miliyoni 200 wari ufite agaciro ka miliyoni tuvuge nka 500, uwagurishaga miliyoni 50 wari ufite agaciro ka 70, wari ufite uwagurishwaga 20 ugasanga ifite agaciro ka 40 tuvuge. Aba rero babicisha akantu ko kuvuga ngo imari ishyushye, imari itagucika. Ubwo hakaba hari n'abandi bantu muri bari abafatanya cyaha, hariho uza bakoresha amagambo yabo ngo ni gusheta wa munyemari uje kugura, hakaza undi yihuta ushaka kumutanga imari akamushyirishamo azanye igifurumba kirimo ibipapuro. Abantu bakavuga toya tuyunguye rwose niwe wemeye, tugiye turi inyangamugayo, ntabwo tugurisha abantu babiri ngo ngaho tubwire wowe uragura cyangwa tugurisha uriye. Wa wundi uje ushyushya gusa utari bunagura kavuga ati rwose mwinyima imari nubwo ejo nagiye ntavuze ariko nisubiyeho nzanye amafaranga. Wa wundi nawe kumva ko imari igiye kumucika agahita arekura ifaranga bakanamupandisha gutyo. Aho rero mu by'ukuri ubutaka bw'u Rwanda ntabwo murabizi, ntabwo ubugurisha nkaho buri buhombe, ntabwo buba expired. Aho rero umuntu ugura imari yarakwiriye kugira amakenga, ntabwo yarakwiriye gushyirishwamo n'abantu. Gushyirishwamo n'abantu nabibabwe nizo terme bakoresha, bakamwihutisha akagura ikintu huti ntabanje gusuzuma, nta makenga yagize kubera ngo imari itamucika. Ndabagira inama, burya amafaranga n'ayawe, kuko kandi burya ufite amafaranga niwe mwana. Bari bakwiriye kukwinginga, si wowe wari ukwiriye kubinginga. Ntibari bakwiriye kugushyiraho ihubi kugira ngo ugure utabanje gushishoza. Ugomba kugira amakenga. Uruhare rw'umuntu ugiye gutanga amafaranga nabanza abaze mu kigo cy'ubutaka ashishoze, ndetse arebe ko n'ubwo butaka mu minsi yashize twabonye n'abagurishaga ubutaka bwatanzweho ingwate. Ni ukuvuga ngo ni uruhare rw'umuntu ugiye kugura kubanza gusuzuma niba ubutaka agiye kugura butarimo ingwate. Urumva uramutse uguze ubutaka buri mu ngwate ntiwabuhombye? Wabuhombye. Aho rero niho tubwira ngo abagura imitungo bagire uruhare
rwo kubanza gusuzuma ubutaka bagiye kugura, kuko nibo nyir'imari, nibo bafite amafaranga. Buryo ufite amafaranga ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Ikindi cya kabiri, turagira inama abantu bishora muri ibi byaha. Ni ukuri ntabwo tuzaborohera, aba bantu ntituzaborohera. Ntabwo n'ubu ngubu bari bazi ko bari bufatwe bangana kuriya, ariko barafashwe. Ukuboko k'ubutabera kugomba kubageraho, kuhabagezeho. Ubu urukiko, igisigaye ni uko urukiko rukora akazi karwo, rugakurikiza ibyo amategeko ateganya. Ariko umuntu wese wumva ko ubutumwa dutanga, umuntu wese wumva ko ashobora kugurisha umutungo w'abantu uko yumva, uko yishakiye, ntabwo tuzamworohera. Ibi ni ibyaha tubona, ibi byaha by'ubwambuzi bushukana, hanze aha bizwi, turakoresha terme izwi ngo ni escroquerie, ni umutekamutwe. Hariho abantu nyine bavuga ngo uriya muntu ngo ni umutekamutwe. Twebwe iyo tubwiye ngo ni umutekamutwe, tubibona ko ari umunyacyaha. Rero ntabwo kuvuga ngo ni umutekamutwe, ngo ni umuntu uzi guteka imitwe hariya, ni umunyacyaha, ni escroc. Ni escroc. Aba ni ibyaha tubona bigenda bishingiye ku iterambere ry'igihugu, aho babona ko tugenda tuva mu byo bita ibyaha bikoreshejwe kiboko tujya mu byaha twakwita white collar crimes. Bya byaha umuntu agushuka amafaranga ukayamuha n'umutima mwiza utamukoze mu mufuka, kuko ubu ngubu nta muntu ukigendana amafaranga mu mufuka. Rero icyo akora ni uko akumvisha ukuntu ugiye kugura imari, akagira ibyo gushuka ukayamwihera, warangiza kumubona ntibyongere. Ni ibyaha tubona bigenda no mu Rwanda, ni ibyaha tubona bigenda bihindura isura, biva mu byaha bikoresheje ikiboko bijya muri ibi byaha bya white collar crimes. Ndetse n'ibyaha biboneka mu bihugu bifite inzego z'umutekano n'inzego zishinzwe gukumira no kurwanya ibyaha zikomeye, kuko zizi ko uramutse ugiye gutera umuntu kace ntabwo warenga hariya bataragufata. Ngira ngo kace murayizi, bya bindi akuniga ngo, kandi aranabizi ko nubwo yanagufata yakuniga ngo gukuraho amafaranga ntayo ufite mu mufuka. Rero bagenda biga amayeri. Ni ibyaha rero tugira ngo dufatanye kurwanya nk'abafatanyabikorwa beza, ndetse dusaba abaturage bose, si ibi ngibi gusa. Ngira ngo ubushize ubwo duheruka hano twababwiye kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ariko nacyo kijyana mu bindi byaha byo gusambanya ku ngufu. Kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, amayeri aba bantu bakoresha ni menshi atandukanye. Abo uyu munsi rero bo bakoresha amayeri yo kugurisha umutungo w'abandi utimukanwa n'uwimukanwa. Bagurisha imodoka, bagurisha amasambu, bagurisha amazu. Ikindi muri ibi byaha tubonamo hazamo n'ikintu bita banque lambert. Wa muntu kuko umutungo yishyizeho azi neza ko atari uwe, iyo abuze uwugura aragenda akawutanga muri lambert. Lambert murazizi, niko zitwa ngo banque lambert. Yamara kwitanga muri banque lambert bakamuha amafaranga. Ubwo wa muntu rero nawe watanze ya banque lambert, muri make yatanze amafaranga ku mutungo utari uwe. Iyo rero mwikurikirana cyaha dukurikiranye, ntabwo wavuga ngo kanaka ngo jewe ngo namuhaye amafaranga yanjye. Neza tuzi ko no muri banque lambert muzi n'amanyanga barimo, aho umuntu bashobora kumuha ngo miliyoni 20 bakamwongeraho inyungu z'umurenge, bikarangira umuntu yishyuzwa miliyoni 100, yarahawe miliyoni 20. Bantu mwishora muri banque lambert, ndababwiza ukuri, ibyo turi kubona hano hanze, umutungo wawe barawugutwara gutyo. Bakora n'ibindi bintu byo kujya gukora inyandiko itavugisha ukuri, ngo muhaye ngo miliyoni 50, ubwo ari nka 30 amuhaye, ubwo ya 50 yongeyeho n'inyungu,
akongeraho na chèque sans provision, bakavuga ngo mu bukererwa uzajya ngo ku bukererwa uzajya wongeraho 10%. Ugasanga umuntu hari n'igihe nibaza ni gute baguha miliyoni 20 ugatanga inzu yawe ukandika ngo muraguze inzu yawe ifite agaciro ka miliyoni 70. Ubwo bupfayongo bubahe? Ubwo se ubupfayongo kandi wajya muri banki bakayaguha ku nyungu nziza. Sinzi ikintu kiba muri banki Lambert, turabivuga ariko style abantu bajyayo, ariko ikiberayo nta cyiza cyo muri banki Lambert, nta cyiza kiriyo. Ikindi tubabwira no gutanga banki Lambert nabyo ubwabyo ntibyemewe, aho umuntu ashobora kwifata